ibitekerezo bibi bafite kuri wowe, turabambura ubushobozi bakoreshaga. Ndumva kandi nagabye ibitero bidasiga ubusa. Haleluya cyane. Ndumva ndi mu mavuta yo kurimbura, gusenya no kubika. Debo ntabwo uhari ariko ndahari. Wahanganye na Sisera ariko njye mpanganye n'abantu bitwaza Bibiliya n'ubuhanuzi. We ushobora kubura umuceri ariko ukagira imbaraga ziguhesha umuceri. Ushobora kubura umugabo ariko ukahabwa imbaraga zimukomveka kaza. Ushobora kubura amata ariko ugahabwa imbaraga ziguhesha inka. Cyakora muzahabwa imbaraga. Mwuka Wera n'abamanuke muzaba abagabo. Turabitesheje agaciro, turabitesheje agaciro, turabitesheje agaciro. Fire, umuriro w'Imana utwika imbaraga, umuriro w'Imana wizera imbaraga mbi. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Ntabwo tuzaseba, ntabwo tuzakena. Asengesho bari badusengeye, ayo badusengeye ku musoyima, ayo badusengeye ku mavuko, ayo badusengeye mu maso, ayo badusengeye mu nsengero zabo, tuyatesheje agaciro. Tegeka yasire y'amagome, turasenya, turarimbura, turanetraliza, turirukana ubukene, turirukana inyazi, turirukana ibihombo byo batuye ku marembo yacu, byo batuye mu kazi kacu, byo batuye mu rusengero rwacu, byo batwatuyeho mano zacu, zongera zikore, turongera yakira iyo bazimije, turongera turayakije. Birakoze. Birakoze pe. Data we. Data we. Hallelujah. Amen. Bakobwa banjye ba Patmos beza, nimumara kubona abagabo bafite icyubahiro, bafite ibyo bafite, muzibuke ko namwe mwarabasuhuke, mwabayeho ubuzima bugoranye, hanyuma bitume namwe mugira neza abandi. Reka twicare twumve Mama Lionel, niyarangiza anabasengere. Mama Lionel, uyu munsi Umwuka Wera nakuzaho umukoreshe uko Imana iraba yagutegetse. Saa 12 nibwo turi butahe, ariko numva nkeneye kongera sinjya mpaga kukumva. Abantu ejo bundi baramubwiye ngo ubwo ugiye kubwiriza muri Patmos uhuye n'akaga umwaka ntuzawukire, ariko koko dutera umwaka. Ubu nta bantu bari muri twebwe Yesu yagiriye neza. Mama Line ntago Imana yamugiriye neza, Gasupari ntago Imana yamugiriye neza, Mama Byiringiro ntameze neza. Sha nanjye se ubu ngubu hari umuntu warinshishamo we. Imana y'amahoro itugirire neza, nawe nibitaragugirira neza izakugirira neza. Ntabwo dusenga muri umuna w'iyo basenze. Imana dusenga ni Data wa twese mwiza. Ikindi ntabwo tuyihengetseho, nzi neza ko tuyikorera tutayiryaryo. Naho yababaza umuntu imugirira ibambe, kuko itaginezezwa no kubabaza umuntu cyangwa kumwicisha agahinda. Nawe itaratabariza gutabara, sibyo Mama Bernie? Nawe zagutabara, kandi ni gutabara. Ari ukuntu dusubizwa abantu bakifuza kuba mu migisha yacu. Twarabasengeraga cyane kandi tugeragezwa ntibari bahari, ariko ntuzabe gashuhu uzabahe, ubabwire ngo biva mu gusenga. Ndagira ngo muhaguruke dusenga Imana, tubwire Imana ifungura imitima yacu, ibyigamije kutubwira ibitubwira inyuze muri Mama Lionel, ibyigamije gusenya ibisenye inyuze muri Mama Lionel, ibyigamije kurimbura ibirimbure ibinyujije muri Mama Lionel. Saduraka na Meshake na Abednego,
aba Daniyeli bageze hariya mu bunyagi Babuloni babwiye umutware baramubwira ngo twihere ibishyimbo n'amazi yabyo utugerageze urebe ko tuzananuka barangije aho kunanuka barushaho kubyibuha kandi ntibyababujije icyubahiro turagushimiye eyiwe uri papa wacu mwiza Yesaya 63:16 haratubwira ngo erega ni wowe data wa twese uri papa udapfa uri papa udasaza uri papa ndagukunda Yesu ndagukunda haleluya ntago nkukundira kuzama inzu n'imodoka naho wabireka ndashaka kuzaduha ubugingo buhoraho umugaragu wawe Dawidi yarasenze aravuga ngo tugaburire ibyo kurya bikwiriye umuntu yanzaniye akagifti hariya muri ofisi yanjye kariya akagifti wakazanye gira abantu bazi kwerekwa numvaga nshaka kuguha ikimenyetso kikwereka ko ngukunda njyewe numva kuvuga gusa bidakwiye ugira anniversaire ryari mama Rive 11 z'ukwa munani munyibutse muzanyibutse iyi gift bayimbaye ariko nanjye ndayiguhaye nushakwe ubufite nyinshi nushaka ubufite nyinshi ariko iyi gift ndayiguhaye nabonye ari keza kandi ntabwo nshobora gutanga ibintu ntakunda ni keza pe nagasirimu kandi nanjye nkunda ibintu bisirimutse nabonye ko ari agasirimu kameze nk'iteremusi gakuremo agasirimu ari agasirimu akira mukobwa wa agasirimu nkunda icyayi ntukabure icyayi nkunda inshyushyu ukunda n'inshyushyu Highland ntikabure iwawe amina kera Yesu nangirira neza nzanagura nido nyizane saba umugisha ubundi amavuta arubahana amamesa yubaha ubuto bukubaha Oliva Oil amavuta arubahana nubona abakozi b'Imana batubahana umwe muri bujye umushyiraho akabazo kugeza igihe nzavira mu isi nzava mu isi nyubaha abakozi b'Imana kiriya ni gitoya nguhaye Yesu azampa n'ibindi kuko ndabizi ko ntahamba imbwa ntabwo mpamba imbwa nzi neza ko Yesu azangirira neza hanyuma nimukomere Imana amashyi twe kumumarira umwanya kareba ariko mu cyubahiro Imana yaguhaye ndashaka kunyakirira uriya mushumba mvuye kubwiriza mu itorero rye arangije ati ndagukurikira ugira ngo ndimo no kureba na munyakirire karibu umushumba tambuka ku gatuti mukomere umukozi w'Imana amashyi mwongere mukomere Imana amashyi Yesu ashimwe haleluya 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 ndashaka ko tuzamuka ku yindi esikariye kandi maze kubyumva mu kirere cy'umwuka haleluya amavuta ari hano rero reka ngabanye ibintu ngiye kuvuga kubera ko bishobora kumera nabi hanyuma amazina ni Reverend Pasteur Nzayitubikiye Vode kugira ngo murabona ko Imana yanziritse nkiri mutoya
hanyuma nshumba itorero ryitwa Eglise Pentecote ibuye ry'urufatiro rw'Imana dusengera Kicukiro mu banyamakuru. Mama Lionel ni inshuti yanjye dukunda guhura kenshi, ariko mu babyeyi nabonye muri iki gihugu bifitiye icyizere mu Mana. Ari kuza mu myanya y'imbere rwose. Hanyuma ntabwo narinze ahantu agiye, ariko asoje kubwiriza iwanjye arambwira ngo ngiye Nyabugogo ahantu hitwa gutya, itorero ryitwa gutya. Hanyuma ndangije sinarifashe mu mutwe, ariko icyo nafashe mu mutwe nuko ijwi ryambwiye ngo aho hantu mujyane. Ndanezerewe rero, najyaga mbabona kuri YouTube. Sinzi nimba Janvier ari hano yaje, ariko ndatekereza ari aha. Janvier nawe rero ni inshuti yacu buriya. Hanyuma rero dukorana ivugabutumwa ubu muri kino gihe turi muri teme ivuga ngo turimbure ubwami bwose butari ubw'Imana. Kandi iryo fuhe abahanuzi bose bafite ikirere cy'Imana n'abashumba bafite ikirere cy'Imana duhaza agasuzuguro k'abadayimoni. Abapasiteri b'ukuri Imana bazamure bafite ibyo kugaburira abantu. Abahanuzi b'ukuri Imana batumbagize bafite ibyo kugaburira abantu. Imana idutandukanye n'amasarigo mari hanze aha n'amahene ari hanze aha, yiyitiriye Imana, yitwikiriye ijwi ry'Imana, yitwikiriye Imana, akaza kurindagiza abera. Mama rero ndishimye gukubona. Ubu nanjye ngiye mu mubare w'abana hano, nubwo nzaba ndi hari ariko nzajya mbashyira. Twagufashe cyane. Imana ibaho. Sengera mama kuko Data mu izina rikomeye, mu mbaraga z'umwuka wera, utuye umukoresha, usanzwe ukorana nawe, ntabwo ari ibyo witoza, urabihoranye wowe nawe, ndabizi ko umutuyemo. Mukoresha icyo wagambiriye muri iri teraniro, indwara zikire natangira kuvuga, imbaraga z'inyatsi zirekura abantu mu biganza, umuja wawe natangira kuvuga, ubwami bw'Imana bugendagende muri iri teraniro. Amajwi yose atavuga Imana aceceke mu izina rya Yesu. Toshikatusa ari inyama n'amaraso, ariko umukoreremo mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye amashyi menshi. Amen. Mfite ibyishimo byinshi iyo nshyigikiwe n'amavuta angana gutya, kuko iyo mbona mpabwa agaciro kangana gutya binyongerera amandi mavuta. Cyakoze nkakunda bamvuga, urumva nanga umuntu ugiye umbwira nabi gutya vizavu, ariko basi jya hirya umvuge, ibyo ndabikunda. Kuko impamvu mbikunda, ubu urimo nzamurira izina utuma ndushaho kuba umusitari. Kuko hari uri kumvuga, hari umuntu utarunzi utagira smartphone ngo andebe kuri YouTube, urimo uranzamurira izina. Ibyo byo ndabikunda. Ako kantu si ubwenge. None se ubundi bakumenya gute utabonye abakuvuga? Nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndi umugore ufite umugabo n'abana batatu. Ndi umunyarwandakazi. Sengera mu itorero rya Cyahafi, ariko nkaba mfite uburenganzira bwuzuye bwo kubwiriza mu matorero yose aho bampamagaye. Umwuka nawe akanyemerera kujyayo, kuko hari aho bampamagara umwuka akambwira ati have hariya amazi yaho harabura. Hanyuma nongeye gushimira Imana ingejejeho. Shimiye
umubyeyi wanjye mushumba wongeye kumpa umwanya ngo nze nsoze aya masengesho twatangiye ku wa mbere. Nshimiye no mu revera umperekeje kungeza aha aya nawe n'andi mavuta. Ese ugira ngo ibi ngibi byarimo iwacu bambyara ugira ngo hari ijwi bumvise ribabwira ko nzamera gutya? Ni ibintu Imana yabonye ko ari ngombwa ko biza. Ibi ntabwo ari umurage w'umuryango. Biranejeje cyane. Namwe nongeye kubashimira uburyo mwicaye amasaha angana gutya murabe igikundiro, kandi mugize amahirwe. Hari amahirwe menshi mugize kuba mukicaye hano, kuko noneho umwuka ndimo no gusenga. Ndi mu mwuka wo gusenga, ndumva ngiye gupfundikira iki cyumweru mbasengera rwose, mbasengera noneho n'amaboko noneho harahari. Mu kanya turaje dusenga isengesho ry'urufaya. Uyu mutekinisiye wanyu ndamukunda, sinzi nimba na hano mumwita Kibonge, ariko twe tumuzi ku izina rya Kibonge. Nawe naho ryavuye kuko nta gituza kinini afite, ariko mu mwuka arakaza. Afite uburyo akora ibintu bye atuje, na kuri yareshya na kuri yicecekeye, abikora atuje kandi akabikora neza. Ijwi ryanjye nkataha ridasarake. Aya nayo ni amavuta yo kubohoka. Aya ni amavuta yo kubohoka, kuko ikimenyetso cy'uko ubohotse uko twatangiye niko dusoza. Rero iyo dukubitanye n'abatekinisiye baboshye, ujya kumva wageze aho ufashijwe, kumva mikrofone arayiniza, yayiniga nkagerageza kuvuga kubera ko nzi neza ko natangiye ntafite mikrofone. Ariko nukuri amavuta yawe nawe ndayubaha Kibonge rwose ko kurugejo. Abacuranzi urahari no kwahinduye aho wicara. Nkunda kakazi icyo ushyiramo, hari ukuntu gahita gasicyonyora abazimo wo ku ngoma. Namwe mu kanya turaje dushumika umuriro, sibyo? Mu kanya mu masaha y'ikirengarenga ibizuba ndi kuricungira hariya, ndaje dushumika icyo bita ubwami bw'abadayimoni. Turabasha mu mashami y'imigisha nubwo buhanuzi duhere kwa 18 dusoreze kwa 19. Cyangwa se bamwe bakunda kuvuga ngo abakore nto ba mbere, ntacyo reka nanjye mbivuge nubwo atari ko. Abakore nto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 19 haravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'urupfu n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Naho ngaho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndifuza ko mufunga Bibiliya tukaganira amagambo y'Imana. Sinzi iteraniro mperutse kubwirizamo mu cyumweru gishize, nimba atari muri iki cyumweru sinibuka neza. Yari mu tujeste tw'abadayimoni duto, ariko duto kutureba mu maso, ariko mu isi y'umwuka dukaze. Uzi kujya kubwiriza iteraniro ugasanga umudamu wa mbere wicaye imbere arimo arahekenya shikarete, undi wicaye arimo arahekenya undi wicaye ari kuri telefone, undi wicaye ari guhaguruka ntacyo umuhagurukije. Hari ukuntu Satani agira udukoryo, kandi iminsi yose iyo hari ikintu kigiye guturika habonekamo gutisha kw'abadayimoni. Kibaza umuntu uri muri rya shikarete mu nzu y'Imana, ufite imyaka ingana gutya, ubyaye inshuro zingana gutya, uhita umenya ko ari amatake y'abadayimoni. Ndashaka rero mu minota mike tugiye kumarana hano, tugiye gukora
ikintu cyitwa kurimbura no gusenya no kuburizamo. Nayo magambo atatu ndabizi ko ari icyumweru cya Pentecote, maze n'imisi inyivugaho. Icyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kurimbura, gusenya, kuburizamo. Ndashaka kumfasha kumva Mana Nyagasani, ndashaka ko umfasha tukinjiranamo. Hano umunyamubiri ari busigara, n'umuntu waje gukina arasigara, n'umuntu utazi impamvu yo gusoza amasengesho aratakara. Ariko umuntu nkundira tukinjiranamo mu isi y'umwuka. Hari ibintu ntashaka kuri wowe. Urumva ibintu ntashaka ubundi n'ijuru ntiriba ribishaka. Yewe ndo mufatanya bikorwa n'ubwami bw'ijuru, kuko dukorana nayo, niko Bibiliya ivuga. Ubwo dukorana nayo turi abantu bo guhindura ibintu, isi kimuka itabimenye. Muroza akarwara igicura kumva uburyo gicurangura nawe. Uwakuzinze uruzingo tukarumusubiza akumva imbaraga zarwo, ukurwanya tukamusubiza ibirwanisho bye bigafata aho yarabyohereje. Icyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera namanuka. Ndashaka kugaragaza umumaro w'Umwuka Wera muri jye. Ndumva muri iki gihe Debora nababwiye ko yapfuye, aho ashyinguye simpazi, ibyo yakoze sinari mpari. Mukarapidoti aho yasezeraniye n'umushumba yamusezeranije sinari mpari. Munsi y'igiti cy'umukindo sinari mpari. Yivuga kivovota sinari mpari. Cyakoze yarivuze nta wamututse, ariko jyewe ndivuga bakantuka. Kandi iyo ntuko buri mushyira ipeta mu bintu bitamfataho, igitutsi ntikimfata. Nimba amarozi ataranshoboye, ibitutsi ntibyanshobora. Nimba umukonikoni yarananiwe, ibitutsi byanyu ntibyanshobora. Reka reka. Kandi ikimenyetso cy'uko ngusumba ni ukunuka. Kimwe mu bintu bigaragaza ko wasize umuntu ni uko agira amatiku. Kimwe mu bintu bigaragaza ko umusumba ni uko akuvuga. Burya umuntu nakuvuga ujye umenya ko wamusize. Dore haleluya numva. Noneho rero turumva tugiye kwinjira mu ijambo ry'umusaraba. Ni ijambo ry'umusaraba. Ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane mfite uwo nshimira by'umwihariko. Muri ibyo byose iby'umwihariko mfite uwo nshimira. Ndashimira Umwami Yesu wowe ubambweho, uhagurutse nk'intwari, utabara nk'intwari, agatabaruka nk'intwari, ugendana intsinzi mu kuboko kwe. Nguriza haleluya, ntacyo nzayishyura ngarutse. Sawa 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 sawa. Debora yagize gutya aravuga ati jewe nkoze muri matiyeri cya mbere zo kurimbura no gusenya no kuburizamo. Ndashaka ko wikocinga muri ubu butatu. Hari ubutatu navumbuye tugiye guhagararamo, tukabukoreramo. Nibitagira icyo bibyara uzajya kundega kuri polisi nzitaba. Haleluya. Mukarapidoti aravuga tumva hano maze imisi nibere munsi y'igiti cy'umukindo, ndi kumva akavuyo mu matwi. Akavuyo kambere ndi kumva nako umugabo witwa Sisera. Sisera ntaryigaburo, ntarepeta, ntasenga, nta masengesho butayu, nta y'ubuvumo, nta kintu afite na kimwe numva cyatuma aba umusitari. Nta kintu na kimwe numva cyatuma anesha abagabo. Ndumva ashaka ko twambura mu kanya imbaraga abantu bari gukoresha zitari iz'Imana. Nicyo ndumva nshaka ko tubambura amarozi bakoresha bakuroga. Ndumva nshaka ko tugiye kubambura ibitekerezo bibi bafite kuri wowe, turabambura ubushobozi bakoreshaga. Ndumva kandi nagabye ibitero bidasiga ubusa. Haleluya cyane. Ndumva ndi mu mavuta yo kurimbura, gusenya no kubika. Debo ntabwo uhari ariko ndahari. Wahanganye na Sisera
ariko njye mpanganye n'abantu bitwaza Bibiliya n'ubuhanuzi. Haleluya, yego. Jewe n'abo bantu mpanganye nabo kandi niboroshye, mutagira ngo baroroshye. Ijambo rya mbere bafite amafaranga, kabiri bafite imitwe bakoresha, gatatu bafite imbaraga bakoresha zigakora ukwezi kumwe, kane bafite abantu benshi babagose. Ariko ubwo tugoswa n'igicu cy'abahamya, data we Debora arangije ati ndumva bakwikirize hano. Umuntu arafashwa bitewe n'icyo ashaka, biraterwa n'ikintu wumva ugiye kurasaho. Urabona ngo ndavuga ko ndi igifaru bagakritika, si ubundi baba bakritika, ubundi si ubona ndi iki? Waba ufite imbaraga zirimbura ukagira uzisenya ukagira iziburizamo, ubundi ubwo buri igiki? Aya masaha ndumva nateretswe muri izo matsiyeri zo kuburizamo, kurimbura no kubika. Ndumva hari imbehe z'abadayimoni nshaka kubika, z'abapfumu, bishoro watanzweho, magambo wavuzwe, byose nda. Haleluya we. Kabishwe Imana mpamagaye ndo mukaratu. Muvuga cyane ngo amina. Kabishwe Imana mpamagaye ndo mukaratika. Ndumva ndi mu mavuta yo kubika, kuburizamo, kurimbura, gusenya. Yego. Mutera cyane, haleluya. Karabaje. Debora arangije akebuka hirya akebuka hino, aravuga ati reka nivuge. Debora akebuka hirya akebuka hino, ari munsi y'igiti cy'umukindo, agoswe n'imisozi miremire. Ari kubona itima agenda nabo n'Abanafutali, ari kubona Abazeburoni, ari kubona Baraki. Yari afite itimikazi. Nkwifurije kugendana n'itimikazi. Itimikazi we, itimikazi. Va mu banyamatiku ujya mu itimikazi. Va muri bene wanyu ujya mu itimikazi. Reka kungangisha bene wanyu bari hanze, jya mu. Ndumva meze ibintu, ndumva mpetse ibintu bigiye kurimbura, kuburizamo. Ndumva mpetse ibintu bigiye kuburizamo. Debora arangije atumva mu minsi maze ndaha munsi y'igiti cy'umukindo. Cyambere nasenze amasengesho y'igihe kirekire, ndi munsi y'igiti, ndi kumva amakuru y'umupagani. Dufite icyo Uwiteka tuvuzeho. Iyo tubyutse naho Imana itavuze, twumva natwe turi imvugo y'Imana. Fasha kumva iki kintu. Niyo itahanuye twumva natwe turi ubuhanuzi, niyo itavuze natwe twumva turi imvugo. Debora we. Debora arangije aravuga ati nshingiye ku bantu ndi kumwe nabo, abataka ndi kumwe nabo, ndi kumwe n'Abanafutali, ndi kumwe n'Abazeburoni, ndi kumwe n'abantu batinyutse, ndi kumwe kuko bazi icyo Imana ivuga, bazi ko niyo itavuze ikora, bazi ko iyo uri mu murongo wayo gushyigikira, baravuga bati guma. Debora arangije ati twagiye. Arangije aravuga ati umva Baraki we, Abazeburoni we, abanyembaraga we, ndabazi. Niyo itavuze murakora. Twebwe nitatubwe ngo mujye mu murimo tujyayo, nitavuze ngo mufashe abakene turabafasha. Twebwe si ngombwa kwivuga we, tuzi twebwe si ngombwa kwivuga, please. Ntabwo ari ngombwa kwivuga. Ayiwe tata. Arangije Abanafutali n'Abazeburoni turi mu mwuka wo kurimbura,
no kubika no kuburizamo. Ubundi kuburizamo banza wumve kuburizamo icyo bisobanuye. Donc ikintu barimo bagitegura bataragishyira mu bikorwa hari icyo bita kukiburizamo. Kuburizamo Sisera yicaye mu igare ngo akubitamo vitesse aranyonga biremera, akubitamo iya kabiri imbaraga z'igare ziriruka, akubitamo iya gatatu urahe igisuzuguriro. Nzabakomeza, nzabicaranya n'abakomeye, nzazamura izina ryanyu, mbahinduye ubwoko bukomeye, ndabashyigikiye. nabo bakubitamo vitesse, iyo vitesse ihita imira vitesse zose z'igare rya Sisera. Imana yavuze kuri twe kigiye kuburizamo umuvuduko bafite. Amashagaga n'inkunga n'imivuduko n'ibibasapotinga. Imana yavuze kuri twe aka kanya turacyifashishije duteye ubwami bwabo, tubateye tudateguje munabere muvuga cyane ngo amina. Igare rya Sisera yanyonga kumva abanyamasengesho barihinduye amazi. Sisera ashyiramo vitesse agasanga abazeburoni bayihinduye amazi. Sisera yashyiramo iya kabiri agasanga abanafutari bayishe. Nk'uko tugiye kubyicira aha, nibazajya bashyiramo bagasanga twabirangirije muri no weekend, bajya kurunga bagasanga twabirangirije muri iyi weekend. Ntabara cyane ufashe kubyumva uvuge ngo nibyo. Sisera arangije atakontorora akora ibidakorwa, ava mu igare arangije agenda n'amaguru. Tubavanye mu bushobozi bari bafite, tubavumbuye umuvuduko, tubahagurukije aho bicaye, tubahagurukije ku byo bishingikirijeho, tubahagurukije ku byo badusuzuguza, tubimuye mu bushobozi bw'ibyaha, tubimuye mu mbaraga bakoreramo. Duha tera basaya ereruya ebyiri. Ngo Sisera avamo adandabirana naho yakubitanye n'abana bicaye aho ivugira, yakubitanye n'abana bicaye muri tuzahabwa imbaraga. Umwuka wera natumanukira tuzakubita ubwenge bw'abanyabwenge hasi. Ibyo jambo twasomye, tuzafata ubwenge bw'abanyabwenge dukubite hasi, dufate imbaraga zabo duhonde. Mana we wamamagaye n'umukaratika wariteganyirije, turangiza dufate ubushobozi bafite bwose tumanure, amadarapo yabo yose tumanure, byubahiro byabo byose tumanure, imbaraga bakoresha byose tumanure, myuka yabo yose tumanure, izina ryabo turimanure, agaciro kabo tukamanure. Muvuga cyane ngo amina. Muvuga cyane ngo amina. Muracyari ngo mbabwire urupfu rwa Sisera ko ariko tugiye kurangiza ibintu biduhagurukiye. Murahari ngo mbabwire uburyo uwasembuye umusemburo atari we wamuhuhuye. Muracyahari ngo mbabwire ko nubwo urugamba barutangije bamwe bagapfa bakagenda. Duhari tugiye gukora gukubita mu cyico. Sisera arangije ayoberwa inzira, atunguka ku mugore witwa Yayeli. Aturaho mada, umugore yari afite isezerano ryo kuba umusitari. Undi umusitari arangwa n'agakoryo yakoze we. Urumva neza, yaranje ushaka akantu ukora
uzafata iminota 10 yo kukavugaho. Yayera arangije ati karibu dore guhungira ubwayi mu kigondo. Sisera yinjira kwa Yayera, arangije amusaba amazi yo kunywa. Yayera amuha amata, akora ikinyuranyo cy'ibyo yamusabye. Arangije aramuryamisha, arangije amworosa uburingiti. Ndaje mbabwira ukuntu tugiye kuborosa, tukabaryamisha, tukakubita mu cyico, kuko ndi mu mwuka wo kurimbura imbaraga zabo. Nta muntu ngiye kwica, ariko ngiye kwica imbaraga zimukoreramo. Yayera arangije ari muri aya mavuta, ari muri ubu butatu, yikoze inyuma gake cyakora muzahabwa imbaraga. Ntabwo tuzahabwa morale we, tuzahabwa imbaraga. Urumva neza? Twe ntabwo twiyongoza, nta tabi tunywa, ntabwo ari morale tuzahabwa imbaraga. Twebwe tuzahabwa imbaraga, ntabwo tuzahabwa umuceri we. Ushobora kubura umuceri ariko ukagira imbaraga ziguhesha umuceri. Ushobora kubura umugabo ariko ukahabwa imbaraga zimukonveka kaza. Ushobora kubura amata ariko ugahabwa imbaraga ziguhesha inka. Cyakora muzahabwa imbaraga. Mwuka wera n'abamanuke muzaba abagabo. Yayera arangije yikata inyuma y'urugo, asingira urumambo rwiza rw'inturubiko. Iyo uri umunyembaraga, intwaro yose urwanishije iranesha. Fasha kumva iki kintu. Iyo uri umunyembaraga, naho wagira gutya uhita uzunguza nk'ikirere cyose cy'abantu bakugose. Iyo uri umunyembaraga, akantu kose ukoze karakora. Iyo uri umunyembaraga, uzaperereza na Yesu yajyaga avuga gusa wanyanja wececeka tuze gahita ituze. Iyo uri umunyembaraga, ikintu cyose ukoze kirakumvira. Iyo uri umunyembaraga, umanura umuriro imbere y'abahanuzi ba Bayali. Iyo uri umunyembaraga, ugira ihishurirwa abandi batagira. Iyo uri umunyembaraga, ufata imuri n'ibibindi ukazunguza bigakora gakoryo. Iyo uri umunyembaraga, ibuye rimwe mu muhometso ryisha umuntu. Iyo uri umunyembaraga, ibiryo birahinduka bikaba bizima kubera gafunazemo. Iyo uri umunyembaraga, cyo ukoze cyose kirakunda. Hatera hararuye ebyiri nziza we. Nafashijwe. Arangije azana inturubiko, ari mu mbaraga. Ntabwo inturubiko ariyo yishe Sisera, ahubwo imbaraga ziri muri Yayeri nizo zishe Sisera. Imbaraga zihishe inyuma ya Haleluya dutera nizo zigiye gukora. Ntabwo Haleluya yahitana abadayimoni, ahubwo imbaraga zihishe mu muntu uteye Haleluya nizo zikora. Ntabaru cyane umbyumva uvuga ngo amina. Ntabwo kuzenguruka karindwi bucaci byari turaye, ariko ahubwo imbaraga zihishe mu muntu uri kuzenguruka nizo zikora ikintu gikomeye. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose we. Muntabara cyane muvuga ngo amina. Yayera arangije arinjira muri ritime yo kudahusha. Musaza wanjye Paulo yagiye mu mwuka, aravuga ati ndakubita, ndarwana, ndasenya, ariko uburyo nkubitamo si nkuhusha. Uburyo ndwana si nk'ubw'abantu. Intwaro zacu ntabwo zikora mu buryo bw'abantu, ariko nubwo zidakora mu buryo bw'abantu zisenya ibyo abantu bubatse. Nubwo zidakora mu buryo nk'ubw'abantu ziritagura ibyo abantu bakora. Yayeri yinjirana
inturubiko ntugira ngo yarangiriye aho, turazifite. Ibuye rimwe niryo ryishe Goliyati, 4 tuyibitseho. Bari abagabo ntabwo basize imbwa, basize abagabo. Turahari, muzicare murambye, ndi umugore, nzakora ha 5, nzafata mpiri. Urumva Paulo yaragiye nzajya mfata mpiri ibyo yasize. Urumva neza, Eliya yaciyeho uduhanuzi twose tuzegura gatwe nzakamena. Urumva mudamu afata inturubiko arinjira aho yasinzirije umuntu, yasinziriye yagona. Sisera ari mu gitotsi, ari mu kinya, abana afite ari n'Abazebuloni bamuteye ikinya. Debora ikivugo cyo cyari koze umusemburo. Debora we, umusemburo wawe uracyakora, umusemburo wawe uracyakorera muri Nyirabagenzi Alice we, umusemburo uracyakorera mu bagore bari ahangaha mu ntabera muvuga cyane ngo amena. Arinjira umugore asanga aho yamuryamishije, ntabyo kuvuga ngo Mwami Yesu ngo iki gikorwa ngiye gukora ngo ikigikire ngo simpushe rwose. Wapi, umuhungu yapfuye kare, ahubwo ikibura ni geste. Ubundi cyaburaga ni geste y'aya masengesho y'icyumweru. Ibipfa byapfuye kera, icyaburaga ari geste y'amasengesho. Yera arangije yikwega rimwe, ko nashaka ko mwikwega. Yikwedura rimwe, ahamya muri Nyiramivumbi. Umugabo ahita nogoka, umugabo apfana inzara, apfa ataraze, apfa adatanze umurage mu bana kuko yapfa urupfu rutunguranye. Umuntu uguhagurukiye muteye mutunguye, umurozi uguhagurukiye muteye mutunguye, nambara zikurwanya ziteye zitunguye, ibintu byose bikugenda biteye bitunguye, amahembe waherezanya ateye nyatunguye, ibintu byose bikugendaho biteye bitunguye. Tera haleluya cyane we. Mubatungure batarinjira muri Jaguar, mubatungure batarinjira muri Jaguar ya saa 3 mu kanya, mubatungure batarahaguruka, mubatungure batarabuzana, mubatungure tungura tubateye tubatunguye we. Abarozi batugendaho tubateye tubatunguye, inama zitugendaho tuziteye tuzitunguye, umuntu mpagurukiye muteye mutunguye. Ndamutunguye izina rya Data wa twese. Tera haleluya numva cyane we. Kiza batera batunguye, bavuze kutazatunga inzu batungure, bavuze kutazurira indege batungure. Tera haleluya we. Barashaka guteranya inama zigukura kuri ako kazi, batungura zitaraterana, batungure ushiramo indi. Haleluya.
kurimbura, iki ni igitero cyo kubika, iki ni igitero cyo kuburizamo, iki ni igitero cyo gusenya 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 amadosiye yabo, gusenya ibyo bubatse. Mana we, turabatunguye tubaratunguye, dore izuba rirarenze. Ukwira izuba rirenze rirengana n'inama zabo, ukwira izuba rirenze rirengana na dosiye zabo, ukwira izuba rirenze rirengana n'abatugendaho, ukwira izuba rirenze, ukwira izuba rirenze rirengana n'amahembe yabo, rirengana n'ubugome bwabo, rirengana n'ubukonekone bwabo, rirengana n'ibitero byabo. Tera haleluya cyane numva we. Tugiye kuburizamo ubwenge bw'abantu bazi ko bakuzinze bikemera. Tugiye kuburizamo ubwenge bakoresheje. Tugiye kuburizamo ubwenge bw'abanyabwenge bakoresheje imbaraga ziduhiga. Tugiye kuburizamo ubwenge bwabo. Tugiye kuburizamo, muvuga cyane ngo amina. Tugiye kuburizamo ubwenge bw'abantu bazi ko bagushoboye. Urahari cyane. Tugiye kuburizamo ubwenge bw'abantu bavuga ko ntacyo uzageraho. Tugiye kuburizamo. Tugiye kuburizamo ubwenge bw'abantu bicariye dosiye yawe ngo bashaka gushyiramo bene wabo. Tugiye kuburizamo ubwenge bw'abantu bahora bagaba ibitero kuri sheri wawe bamubwira ko ntacyo uzamara. Tugiye kuburizamo ubwenge bwabo, ubwenge bw'abanyabwenge, ubwenge bw'abanyabwenge bazi ko ari bo bahanga, bazi ko ari bo bazaho imitiri, bazi ko ari bo bazaho abarozi bari. Tugiye kuburizamo. Uracyahari ngo tubisenye? Tugeze mu isaha yo gusenya, tugeze mu isaha yo gusenya, tugeze mu isaha yo gusenya. Eliya yashenye abahanuzi ba Bayali, Dawidi asenya ibitero by'Igati. Tugeze mu isaha yo gusenya. Tugiye gusenya, kandi ibintu tugiye gusenya nta muntu uzongera kubyagura ngo yubake. Haleluya cyane we. Muriteguye tugiye gusenya. Tugeze mu minota yo gusenya, tugeze mu minota yo gusenya. Mwikwakinga tugiye gusenya ibintu bubatse ku buzima bwacu. Umvase hari ibintu bubatse kuva mu mwaka wa 2000 bubaka bati nubwo agiye Kigali ntazakira. Bakaba barubatse, barabyubatse baranabisakara, bashyiraho n'amarido, basiga n'amarangi. Baravuga bati nubwo ashatse ntazakira, nubwo abyaye ntazarera. Hari ibintu bubatse baravuga ngo uzafuta bigezeho. Tugeze mu isaha yo gusenya ibi bintu bituma udashakira igihe, ibintu bituma udatunga, ibintu bituma udakomera, ibintu bituma udatera imbere. Tugeze ku isaha yo gusenya. Tugiye gusenya ubwenge bw'abanyabwenge. Tugiye gusenya. Mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana. Imana nayo kabzara. Imana mumvugire ngo Imana. Imana igira neza. Imana igiye gusenya. Imana idutabaye. Imana igiye kubahirika. Imana mumvugire ngo Imana. Imana mumvugire ngo Imana. Mumvugire ngo Imana. Mumvugire ngo Imana. Imana kabyara. Imana igira neza. Imana itabara. Imana mumvugire ngo Imana. Mumvugire ngo Imana. Mumvugire ngo Imana. Imana
kubarimburana n'imizi. Tugeze ku munota wo kubarimburana n'imizi. Tugiye kurimbura. Umunsi umwe abahungu baravuze bati kumvise Imana ivuga ngo tuzunguruke kandi tuzunguruke bucece. Tuzunguruka bucece inshuro 7 ku munsi tubikora karindwi. Turajya kubona tubone, turajya kubona tubone, turajya kubona tubone. Ziraridutse zirarigise kuko turi mu mavuta yo kurimbura, mavuta yo kurimbura. Aho baduhereye reba imyaka ukoze kuri konti yawe nta kiriho bitewe n'ibyo bubatse. Tugiye kurimbura, tugiye kurimbura. Mwamenye ibyabaye, tugiye kurimbura, tugiye kurimbura. Ubushakashatsi bwabo tugiye kuburimbura, ibitekerezo bibi tugiye kubirimbura, inyubako zabo tugiye kuzirimbura, amarozi yabo tugiye kuyarimbura, ibiraro byacu barabikubye, inyenyeri zacu barazizimya, batuma dukererwa. Ubu muba mutunze amamodoka, ubu muba mufite amayero, ariko tuhakabye igitero cyo kurimbura. Turabirimbuye, turabirimbuye. Tugiye gusenya. Urahari ngo utere harari usakuje, sakuza 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 sakuza. Imyaka umaze uri umugabo utagira kositimu hejuru y'ibintu bubatse. Imyaka umaze utarambara baze y'ibihumbi 200 bitewe n'ibintu bubatse. Ibyo bubakiye aho uvuka, ibyo bubakiye aho uvuka tugiye kubisenya. Ibyo bubakiye aho utuye tugiye kubisenya. Ibyo bubakiye mu marembo yaho utaha tugiye kubisenya. Ibyo bubakiye aho ukorera tugiye kubisenya. Ye munabere ibyo tugiye kubisenya. Kuri ndumva ndi mu mavuta. Ibyo bubatse mu bana bawe bakaba batangiye kunanirana tugiye kubisenya. Ibyo bubatse bakuye ubutaka bwaho wakandagiye tugiye kubisenya. Ibyo bubatse bakuye imyenda aho wayanitse tugiye kubisenya. Murahari murahari murahari. Mutagatifu yewe ndi mu mukwabo utari mu bisige. Iyi weekend ubu mucyara amasaka agiye kwera. Sinshaka ko barya umuganura utarabona ibyo Imana yavuze kuri wowe. Simbyemera, simbyemera, ntabwo mbyemera, ntabwo nemera ko bafata umuhoro ngo batema amasaka. Ibyo Imana yavuze kuri wowe bitarasohora. Mumpere Bishop mikrofone. No mama wanje tugiye gufatanya n'aba bantu, tugiye kugaba ibitero byubika birimbura bisenya
nta mikino nta mikino nta mikino oya nta mikino wenda abagore muzigire mu makuvurori muryame jye nahagurutse nk'intwari gusenya kurimbura kuburizamo kubika abantu muranshyigikiye muvuga ngo amina 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 tubirimbure ikintu cyose ufite mu ntoki utagize icyo afite mu ntoki ibiganza byawe bibiri telefone uzishyire mu mufuka tugiye gukora ikintu cyitwa urusaku baradusengera turasenga musenya mukoma mu mashyi ugira ibyo usenyera ibiganza byawe ubikorere deliverance usenga ukoma mu mashyi ubasakuriza tugiye gusenya ubu utazongera kubona n'uburyo bwo kubaka turahera mu mizi ku buryo batazongera gatatu hanyuma niba wegeranye n'umuntu ukabona ntari gusenga umwimuke ntawamenya ibyamuzanye. Kondisiyo ya kabiri umuntu mwegerana ukabona ntavuga niba afite ikibazo cy'uburagi umwohereze hano yego dufite impano zo gukiza indwara ngizi. amen. Mariko 16:16 yego bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. yego ubwo kondisiyo ni zingahe? Ebyiri. Gukoma mu mashyi no kuvuga. yego Intwaro y'umurokore kuvuga. yego turagushimiye mwami Yesu shimwa izina rya Yesu mu mbaraga zikomeye. yego mu mbaraga zidasanzwe. yego turarimbura zirwanya iterambere itorero turasenya imbaraga z'abarozi turasenya imbaraga z'abapfumu turasenya imbaraga z'abakonikoni turasenya imbaraga za bene data izina rya Yesu Kristo imbaraga zikorera izina rya Yesu batagurutse kuri wowe turazisengesha gusenga turazirekarisha gusenga turaziburabuza gusenga turaziburizamo umutware w'umwishima turasenya imbaraga zizinze abakobwa bawe byavutse imigisha byazize iterambere ryacu turabirimbaguye ibyo bubatse turabisenye ibyo bateye turabiratabuye izina rya Yesu ibyo bubatse turabihiritse ibyo bavuze turabivuguruje izina rya Yesu Kristo tuzaba abantu bakomeye ntabwo tuzapfa tuzarama ntabwo tuzakenyuka turi abanyamugisha tuzabyara tuzaheka izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu abantu badasanzwe turi abanyamugisha turi abanyamumaro imbaraga zirwanya ubwoko bwawe imbaraga zirwanya iterambere ry'ubwoko bwawe izina rya Yesu izina rifite ubutware turasenya turarimbura turaburizamo turaregerariza turica ubutware bw'umwijima turica ubutware bw'abarozi turica ubutware bw'abatwika turamenagura turica ubutware bw'abakonikoni izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu ntabwo tuzapfa tuzarama ntabwo tuzaseba ntabwo tuzasabiriza bakobwa banjye bazashaka izina rya Yesu ryaboshe iterambere ryacu ryaboshe amasezerano yacu turakujeho gusenga tunetarishije gusenga turayivunaguza gusenga turabitwikisha gusenga turabikuzaho gusenga izina rya Yesu 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 tugomba kwinjira muri gakondo babaziritse n'abazituye magambo bari babatuyeho yagesheje agaciro izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu byabashe kwiga ku bana b'Imana byabashe gutwita ku bana b'Imana
mama wacu batugezeho ibyo data wacu batwatuyeho ibyo batuye ku bana bacu tubitesheje agaciro tubitesheje agaciro tubitesheje agaciro faya umuriro w'Imana utwika imbaraga umuriro w'Imana wizera imbaraga mbi izina rya Yesu izina rya Yesu ntabwo tuzaseba ntabwo tuzakena asengesho badusengeye ayo badusengeye ku musoyima ayo badusengeye ku mavumo ayo badusengeye mu masavu ayo badusengeye mu rusengero zabo tuyatesheje agaciro tegeka yasire ntaya magome turasenya turarinda turanetraliza turirukana ubukene turirukana inyama turirukana ibihozo ibyo batuye ku marembo yacu ibyo batuye mu kazi kacu ibyo batuye mu rusengero rwacu ibyo batwatuyeho bano zacu zongera zikore tureneri yakirabishenye iyo bazimije turongera turayakije turarimbaguye izina rya Yesu turasenya turahirika turadetereza turaburizamo imigambi y'abarozi imigambi y'abapfumu imigambi y'abakonikoni tubashemo tekinike zabo ntibakongere gutekereza ngo bikunde ntibakongere guhanura ngo bikunde ntibakongere kubwiriza ngo bikunde mu izina rya Yesu Kristo igiti cyose utatenye turakiraduye igisigazo utatenye turakiraduye tutavuze turabivuguruje ibyo abazimura abadayimoni bubatse turabisenye ibyo bavuze turabivuguruje ntabwo tuzakena ntabwo tuzasabiriza ntabwo tuzakorwa n'isoni ntabwo tuzamwara izina rya Yesu izina rya Yesu batwaye ijambo ryabo rirambwira ngo basabu uzahubaho umuzamunda reka ibyo abazimura abadayimoni batwaye bikurweho turabisenya turabirimbuye turabinanije turabitwitse izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu imbaraga zikiza imbaraga zibohora imbaraga zibeshaho reka zibe muri twe data ujagira ingabo ngwino imbere ryacu duhamagaye amasezerano yacu duhamagaye imigisha yacu ahiri Burayi ahiri muri Amerika ahiri muri Asiya ahiri muri Oseyani ahiri muri Australia amarembo akinguke amarembo akinguke amarembo akinguke inzugi zari turazifungura inzugi zari zifunze tuzikuyeho senyuruza abandi uyu mugoroba muri iki kirengarenga ukenyeza ubwoko bwawe hagurutsa abami kugira ngo ubwoko bwawe bwicare izina rya Yesu Kristo abicaye mu migisha yacu tuyibakuyemo abicaye mu bisubizo byacu tuyibakuyemo ibyo bavuze turabivuguruje ibyo bateye turabirandaguye ibyo basize turabisimbuye mu izina rya Yesu mu mbaraga zima Luka 17 mu mbaraga zima uravuga ngo igiti cyose utateye tuzakirandura randura imbaraga ziturwanya amazina yacu ari mu barozi amazina yacu ari mu bapfumu amazina yacu ari mu badayimoni amazina yacu ari mu batwaye turayagaruje abasima babi amafoto ya inyenyeri zacu turazigaruje inyenyeri zacu turazigaruje ubwenge bw'abana bacu turabugaruje imigisha yacu turayigaruje n'izina rya Yesu ingendo zacu yuko iturwanya ivuye mu bisekuru iyo tuyitwikishije umuriro tuyitwikishije imbaraga
ntabwo abantu bazapfa bazarama, ntabwo bazakenyuka, ntabwo bazasabiriza, ntabwo tuzapfakara, ntabwo tuzagumbaha. yuko iturwanya iturutse Kongo, yuko iturwanya iturutse Burundi, yuko iturwanya iturutse Uganda, yuko iturwanya iturutse Tanzania, tuyikusanyirije hamwe. turayitwikisha amaraso ya Yesu, turayitwikisha imbaraga z'amaraso ya Yesu. ibyo bavuze tubihinduye ubusa, ibyo bategetse turabivugurushe, ibyo batuye turabicagaguye, inzandiko banditse tuzitwikishije amaraso ya Yesu, tuzitwikishije imbaraga za Yesu, turazitwitse. abavuze ngo uravuze utavuze ibyo tubiburishe, abakoresha tekinike na tagitike ibyo tubiburishemo, ibyo bavuze turabirimbaguye, ingendo zacu zari zarafunguye, reka zifunguke, reka zifunguke izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutwari. kubw'imbaraga zawe urakoze. zamura ibiganza byawe. Haleluya. De ano dusenga Imana ivuga Ndio. pe ano ase again tarashe again ma numvise ijwi rivugana nanjye. Imana irambwira ngo umuntu wese wateranye none, Imana ihambuye amaboko n'amaguru icyarimwe. Tenoras peribono zegeni mashara binistar. Hanyuma nagiye kubona mbona amafoto yagiye akurwa kuri za WhatsApp. Hanyuma datarambwira ngo amavuta y'Imana, datarambwira ngo muri aya masengesho buri muntu wese Imana imuhaye ikimenyetso cy'ibyiza. Harimo abantu babiri hano bamaze iminsi mbere y'aya masengesho ataratangira, mbere yaho barotaga inzoka buri joro. Abo bantu babiri bahagarare hano. Yego wowe nibyo sawa. They are no say again. Hari undi wabirose hano ariko inzozi ziramucika hano muri apana hano akanguka yahahamutse. Yes, hagarara hangaha mwakomeye Imana amashyi ngwino. They are no say again. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo umudayimoni wakuriganyaga arapfuye muri aya ijambo rya kabiri. Wagiye ugira umwuka ugutsikamira, wazamuka ukongera ukamanuka gake gake. Data yambwiye ngo nkubwire ngo akuyeho dayimoni munanizi. Iki ahawe niyo baki ni Imana yahakubereye. Sinajya mu masano n'iki, ariko ibyo si ngombwa cyane kuko turakuze mu mwuka. Ariko kavukire ntabwo ari nziza, hari ubufindo bwari bwarakozwe. Ariko ahangaha mu bantu Imana ivugururije ibyabo bya tenionose urimo zamura haleluya ebyiri iri no teraniro kwikirize. Amina, 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 amina. Haleluya. Rahambuwe. Hanyuma we nushaka ugende. Hanyuma wowe Imana yarimo imbwira turimo dusenga, irambwira ngo abadayimoni nta kindi kintu bagambirira kuri bo guhora bakuriza amarira y'umubabaro gusa. Imana irambwira ngo muri iri terane iguhojeje amarira. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ntabwo turi abahanuzi b'amarangamutima. Umuntu amurebye yahita amuhaviza akigendera n'ibindi. Ariko hari amarira yo mu ibanga Imana iguhojeje. Iki muri aya masengesho ibirere byawe by'amadolari birakingutse. Haleluya, amavuta y'Imana. Tenas Amavuta wowe y'Imana. genda ku birenge by'uriya mushumba
uriya mubyeyi genda ku birenge bye, genda gukore mu biganza, agukore mu biganza. Niba ufite ituru urimuhe rikinguye ibirere byawe byose, genda ubwo byarangiye, ntabwo manura ibintu byinshi. Haleluya, 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 haleluya. Ni ikintu kimwe kiguhuza n'ibyawe. Be ano se ena wowe ibiganza byawe nabonye marayika w'Imana byuhagira. Haleluya. Nabonaga Imana ikuvomerera umugisha, ariko uwo mugisha ugaca mu biganza bitotse. Ndabwirwa ijambo rikomeye, ndabwirwa ngo ibintu byose wagiye ugerageza byapfiraga mu nzira. Niko byagenze cyangwa we? byagenze. Tira asea God. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tira asai God. Data arambwira ngo hari umwuka wakunanizaga ariko data arambwira ngo aseseyeyo. Yego, mu bisekuru. Kuko nabonye akantu gaforumye n'agatebe ka kinyarwanda, mbona batongereho amazina. Imana irambwira ngo mu bantu Imana yitayeho. Haleluya, 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 haleluya. Uhereye none, uhereye izi tariki, ubuzima bwawe burahindutse. Haleluya, 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 haleluya. Icyanyuma Imana yagiye kurinda ibisazi kenshi, kuko niwo mwuka bakugererezaga ucanganyukirwe. Ikindi kimenyetso, reka dusenge Imana. Nibyo. Tuyihereze icyubahiro, Haleluya. tuzamure haleluya cyane. Ikindi kimenyetso uko bimeze, Iravuga. Bimeze nk'urwara buri munsi. Imana iravuze muri aya materaniro ngo uwo mutwe ntuzongera kukuzaho ukundi. Haleluya, haleluya. Habwa icyubahiro. Genda umushumba kurambureho ikiganza kuri uwo mutwe wawe, irarangiye. Haleluya. Hey! Mwumve kandi tukimara gusenga rino sengesho, ndashaka ko dukora iki kintu. Ndavuga ngo he, namwe mwikirize ngo he, kandi ntagire umuntu urikiriza uvuga ngo he, usunika ibintu byose. Nugusunika. Nugusunika. Nuguhirika. Reka turambarana. Nuguhirika. Tugiye guhirika. Kubirandura. Nuguhirika. Bikagwa Hey! bigana. Hey! Nibyo. Birakoze. Hey! Hey! Data we birakoze. Hey, birakoze. Birakoze. Hey! Hey! Birakoze pe. Data we, data we. Hey! Hey! Data we, data we. Hey! 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 Hallelujah! Amen. Nibzo. They are no. Mwagumisha abantu. They are lesi et dans le si capoche. Oui. Hanyuma muri aya masengero Imana igukuriyeho inzu y'imana. Bose. Nibzo. Hari igihe wigeze urira amarira, urarira ubwira Imana ngo Mana, niba uri mu ijuru ryawe ryera uzanyiyereke bene wacu bakiriho. Nibyo. Imana irambwiye ngo iryo sengesho wasenze Yo. yararyumvise. Yes. Pilibanos Heras Tikasai Pefo see and now the real to see again. Hey, tuzamure haleluya. Hey, haleluya. Karabaye. Hey. Reka mbaye itangazo.
ubu Yehova urimo hano tumuhaye uruhushya najye ku ntebe z'inyuma yicarire. Hanyuma umusiramu urimo hano tumuhaye uruhushya nawe najye hari inyuma, twebwe ubu twinjiye mu bisasi. Karabaye. Haleluya, haleluya. Mu mwuka Haleluya. ndaje manurira iri torero Nibyo. kandi mu gihe gitoya ibyo bintu Imana iri kunyuzamo ngira ihita ibikora. Ye, ndabizi. Hanyuma ugiye gukora mu kiganza cy'uriya mukozi w'Imana. Niyegere hino, kora mu kiganza cy'uyu muntu. Akira. Twara ibyawe genda. Akira ibyawe byose. Akira. Yisubirimo bakwikirize. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Hanyuma ahangaha ubwami bw'Imana bwahageze kare. Uyu muntu rero uyu mureba, hindukira urebe hariya, wongera urebe hariya. Aha, sawa. Ngaho reba hano. Imana irimo iravugana nanjye, iri kumbwira ngo mu bintu bikunanisa amagambo y'abantu arimo aza ku mwanya w'imbere iyo abantu bakuvuze nabi uba wumva wabuze naho urigitira. Hanyuma irambwira ngo umuntu wese wakuvuze nabi azakwikubita imbere agusaba imbabazi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yakome atameze nk'ibigori bituragurika. Oya, koma amashi. Hanyuma icya kabiri wowe ufite inyenyeri y'ubukire mu buryo butangaje. Si rimwe si kabiri Imana ibivuze kubw'umutima ugira. Icya kabiri Imana irambwiye ngo mu mpera z'uyu mwaka, ubwo ni mu kwa 10 na kangahe na kabiri, data guteguriye kado izavugisha abantu bose amangambure. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Eliasa Imana irakora. Terrible best. Tela shegen. Tela sai. Tuzamure haleluya cyane. Haleluya, 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 haleluya. Hey! Hey! Mukanguke. Ibipatusi nuko nyine. Hari ibintu bita bizamo nyine tutapanze. Ariko muhumure ntago ari ya myuka. Ntayiri hano. Ntayiba hano. Umwana wavukiye mu Adventiste, Imana inkura mu Badivinjana mu Pentecote. Duhereze Imana icyubahiro. Cyubahiro ni cy'Imana. Mu mujyanye narasoza yemwe. Naze. Network ziracyahari. Abandi mugumaho. Hallelujah! Haleluya cyane. Hallelujah! Amina. Hey! 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 tutabeshanye tukajya inama nk'abarya ibintu. Imana ntiyaje.
hanyuma ikindi rero kirakomeyeho gatoya ariko kandi kiranoroshye. Uzi impamvu mvuze ko gikomeye nuko abakurwanya ni benshi kandi bari mu birere bitatu bitandukanye. Cyambere hari umuntu ukurwanya ntabwo mvuga wenda amasano n'ibindi ariko kandi hafi aho nyine. Hanyuma nubwo ntabwo mbivuze. Hanyuma icya kabiri hari abantu bakurwanya kubw'ishyari gusa. Icya gatatu hari imyuka wohererezwa yo gucanganyukirwa. Muri iri teraniro rero Imana yigukuyeho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubundi umushumba bari umubyeyi mu mwuka genda akurambikeho ikiganza gusa byonyine nakwatureho ijambo rimwe Rwose ihute rwose ihute duhereze Imana icyubahiro. cyubahiro ni icy'Imana. Hanyuma ntabwo nabivamo ariko muri iri teraniro impanuka izi zivuyemo. Nibyo. Hanyuma ikindi nuko uriya muntu w'amarinete soreje wowe yego wowe rwose wayisubimenya wowe. Mwerekeze ibiganza. Imana ikurinze urupfu rutunguranye. Hanyuma umusibe ejo hashize ubwo ni kuwa kangahe? Imana ivuganye nanjye ngo hari ibyo batestinze bakoherezaho ahantu wari uhagaze wumva ikintu kimeze nkaho kigutsikamiye mu mutwe wawe. Warabyumvise ibyo bimenyetso? Nakomeye Imana amashyi. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo izo teste batestinze yazihinduye zero muri aya masengesho. Imana irakoze. Ubundi reka mbabwire bimwe mu bintu biranga abashumba b'abanyamwuka ntabwo batinya imvugo y'Imana. Yego nibyo uriya ni umunyamwuka rero. Uriya ni representa w'abanyamwuka. Turatinyuka mu maso y'Imana. Yego. Nyurira hano ntangira gusenga nizo message nahawe. Imana yirahiriye irambwira ngo ibahaye urusengero rwa etaje. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibyo. Kandi ikimenyetso nahawe nuko ijwi atari ubwa mbere rigusuye. Icya kabiri Imana yambwiye ngo izamukize. Haleluya, haleluya. Hanyuma hariho abana saba gusa bonyine. Imana ntabwo njya muri detaye gusa ndaza kuzikubwira detaye ariko Imana yambwiye ngo iburijemo imigambi y'abo bantu. Hanyuma mu gihe kitari kirekire wari ugiye kuzisanga ahantu uri kurira uri wenyine wahashyizwe n'abo bantu bitari umugambi w'Imana na gusa. Hanyuma irambwira ngo aho bari bagushyize irahabashyize. Yego.
yego hari umurwano nabonye abamarayika batatu barwanira imbere yawe, barwana n'abadayimoni, Yego. barwana n'imbaraga ziguhiga. Yego. Imana irambwira ngo akira gukomera, akira kuzamurwa, Yego. akira kumenyekana, Yego. akira kwambuka. yego Kandi murasinzira ni ukuri kw'Imana yaganiriye. haleluya 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 Haleluya. haleluya Kubw'ibyo rero Imana yambwiye ngo ntabwo ari aha, hari n'ahandi, ubwo ariko hatari muri Afurika nyine aho handi. Ntabwo mbivuze ariko buriya. Hanyuma ndabwirwa ngo nagiye kubona mbona ikimenyetso mu ruhanga rwawe, mbonamo izina Yesu. Hanyuma Imana ndi kubaza Imana irambwira ngo uriya ni umwana wanjye. Uretse wumve, hanyuma umugongo wawe ngo ugiye guheka abantu benshi. Nabyo ariko ubwo ntabwo mbivuze, nivugiye umugongo gusa, ariko umugongo ugiye guheka benshi. Hari umutongerezi watongeraga uyu murimo w'Imana, tugiye kumutwika rero. arasha sha arasha Muri tayari, muri tayari, sha arasha muri tayari. arasha Uzi ukuntu ijuru riri kuganira nanjye, ijuru riri kumbwira ngo mwarasenze, mwamuteje Imana bishoboka. Hanyuma muri Imana ntipfa guhana, ariko iyo igiye guhana ihana yihanukiriye. Farawo yatoteje ubwoko bw'Imana, akajya bujomba intoki, akajya bubirandura, akajya bucira mu maso. Imana imureba imurindiriza ku nyanja itukura. Umva ikintu kigiye kuba kuri uyu muntu, agiye kwirukanka. Duhereze Imana icyubahiro. Hari imbaraga zabatsikamiraga, yego mukimara kwicara ku ntebe ntabwo muzongera kuzumva ukundi. haleluya 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 Hey! Hey! haleluya Hey! Hey! haleluya Hey! haleluya Hey! haleluya Hey! haleluya Hey! haleluya hesha abantu umugisha hagarara hano umuntu wese uri buture umuhesha umugisha kuko ndakuzi. Njye sinjya mpagararana n'abantu bafinina, sinjya ngendana n'abashumba bafinina, ngendana n'imiriro n'abo bantu ngendana nabo. Hagarara hano umuntu wese ushyiramo hano umuhesha umugisha, hanyuma tubarambike muri garanti y'imyaka 15. Nyuma y'imyaka 15 nabo bazirwariza. Aha.